Muraho muravugana na koca wa pickleball mu Rwanda Kamugisha Zakari. Nizere ko aka kantu atari ubwa mbere mukabonye. Abatarabimenya, uyu ni umukino mushya witwa pickleball. Ni uruhurirane rwa tennis na table tennis. So ndibuze kugenda mvangamo icyongereza kuko hari amagambo ntabonera ikinyarwanda neza bitewe nuko ibi bintu bikoze nk'iki bakita paddle cyangwa se ni akantu bakubitisha, ariko aho kugira ngo nkita akantu wavuga paddle nk'uko uvuga rakete. So ni muri urwo rwego ndi bukoreshe ikinyarwanda. So ndagira ngo nganire n'abantu bumva babishaka banabyifuza, kandi iyi video ndifuza kwigera kure kuko ni inama ngiye gutanga. Izo nama nazibonyeho nanjye, ibyiza wibonyeho buryo ujye ubiha bagenzi bawe. Ntangira gukina no mukino namenye ibintu byinshi cyane. So reka mbibasobanura ngo ni biki. Ibintu byose dukora byose biva mu bwonko bwacu. Ubwonko nibwo bukomanda buri kintu, waba ukizi waba utakizi. Ubwonko nibwo buvuga, ntabwo uravugaza nk'umubiri, ariko ibyo uvuga bituruka mu bwonko n'ahandi bituruka. So mu gihe rero natangiye gukina no mukino, hari ibintu byagiye bihinduka ku buzima bwanjye pe, kandi byari byaranze. Niyo mpamvu mba ndi gutobora nkavuga nkagerageza gusobanura pickleball cyane. Ni njye wayizanye mu Rwanda, ariko naho nyizaniye mbona nyine abantu bayifata nk'indi siporo isanzwe, kandi ntabwo isanzwe. Jya uyibabwira, si ibintu byo kuyicuruza cyangwa gushakamo inyungu, nubwo hari abandi hanze baba bishakamo inyungu, ariko jye siko nabibonye. Iyo ufite ikintu cyiza ugomba kukivuga. So icyo mvuga rero, bimwe mu bintu by'ubwonko bishobora kuba byarahindutse. Uno mukino ufite ukuntu iyo ukina uba ukoresha ubwonko cyane, yego n'indi mikino gukoresha ubwonko, ariko bitari ku rugero rwo hejuru nk'uko ukoresha ubwonko kuri uyu mukino. So nyuma yo kuva mu kibuga rero, hari ibintu byagiye bigaragara. Mfite abantu nagiye nkocinga bagenda bambwira, nanjye ku giti cyanjye, mu bintu byitwa decision making. Murareba, ni amahitamo kuvuga ngo hagati y'iki ngiki n'iki ngiki ndajya hehe. Ushobora kuba nko kuvuga ngo tuvuge, reka nshyire mu ngero abantu bumva, ukavuga ngo hagati y'imvange y'igitoki n'ibirayi n'umuceri n'ibishyimbo biguteretse hariya, bakubwira ngo hitamo kimwe, urahitamo iki? Mwe mu byumva muzi ko guhitamo ushobora guhitamo icyo ukunda, icyo wumva wenda kikuryoheye, ariko burya amahitamo nk'urugero amahitamo y'ibyo bintu, buriya abantu benshi ntabwo tuzi ko twagombye kujya dutekereza cyane. Kandi impamvu tutabikora ni uko bimwe mu bice by'ubwonko bifata amahitamo, bikora amahitamo, bikora decision making, biba biri kind of weak. Niyo mpamvu ubona abantu benshi tujya mu byaha, ukabona abantu benshi turahitamo ibintu by'amakosa, abantu benshi turarwara nk'indwara runaka, kandi ugasanga nitwe twaziteye, twari dufite uburyo bwo kuzirinda. Niho nyine wumva umuntu tuvuge yanyweye inzoga, ugafata decision, ugafata amahitamo yo kujya mu modoka wasinze, ubizi neza ko bishobora kugutera impanuka. Si ukuri udafite ubwenge, ahubwo muri bwa bwenge ufite, kuko urumva no kuba warigura iyo modoka cyangwa kuba uyitwara nabwo ni ubwenge, ariko amahitamo yo kuyikoresha nubwo ni. So ayo mahitamo rero, ubwonko bufata amahitamo hari igihe buba buri weak, ariko bitewe n'imibereho yacu tuba twarabayeho. Ariko uko tugenda dukura, uko izi internet zigenda ziza, ugenda ufite kuvura ibintu, kugenda usoma ibitabo. So rero uko ukina uyu mukino, hari bimwe mu bice by'ubwonko ugenda uzamura capacity yabyo, kuko nk'uko nakubwiye ngo ubwonko nushaka kugenda ubisome, ubishakishe, ukora icyo bita brain anatomy. Ubwonko ni nk'umubiri, uriya ukuntu umubiri umeze. Umubiri iyo ukoresheje siporo urakomera, iyo uhaye ibyo kurya bizima urakomera, wubaka ibyo bintu byose. Ibyo ubona ku mubiri wawe no ku bwonko buriya niko bimeze. N'ubwonko wakugombye kuba hari ibyo ubuha, wenda ukabujyana nko muri gym, ukabugaburira neza.
so ariko ibyo byose ibyo biryo by'ubwonko nta bihari. Ibihari ni iyi mikino nyine dukina nk'ibindi kubabwira. So nk'ubwo nari ndi kubabwira nk'uko ibyo nagiye mbona mu bakinnyi natoje pickleball cyangwa ibyo ngenda mbona ku giti cyanjye nk'abantu banywa inzoga. Mw'abantu ibi si bya bindi bakubwira ngo genda ngo ugure umuti cyangwa ngo ngwino ngo utange amafaranga ngo tugusengere. Oya, hano hari data wazigirwa n'abantu nawe ukaza ukabikora. Bigaragara ko iyo umuntu atangiye gukina pickleball ku munsi wa mbere, bimwe muri decision making nko kureka inzoga, kureka itabi, mbese bya bintu biba byarakunaniye pe, bigenda ubasha kubihitamo. Ntugenda ubireka, ariko ugenda ubasha kugenda uhitamo, kuko no kubireka ni amahitamo. Nk'uko natangiye mbivuga muribuka mvuga cya gice cy'ubwonko gikora decision cyangwa gihitamo, rwo ryo nari mbahaye rw'umuceri n'imvange. Iyo ufite iyo strong urabanza ukareba ngo ese ubundi ugomba kumenya impamvu ugenda ndashonje, nimba nshonje se umubiri wanjye ukeneye iki, ese mu muceri harimo iki. Ibyo byose ugenda ubwonko bwawe iyo buri strong, ubwo iyo bwakomeye, icyo gice gifite amahitamo kigakomeye kikazijya ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ndi umuganga, abaganga bo babimenya, ariko nyine niyo mpamvu haba hari abantu b'abascientiste b'abahanga baba baranditse ibitabo. Sometimes biriya bitabo baba barabyanditse kugira ngo twebwe tutari abaganga cyangwa twe tutize ibyo bintu dusome tugireho igitekerezo cy'ibyo bo biga cyangwa babaga biga. Ibyo rero byose kugira ngo bibe nuko uba ufite cya gice cy'ubwonko kiri strong enough cyangwa se gikomeye bihagije ku buryo kigufasha guhitamo ibyo ushaka guhitamo. So ibyo byose rero nabibonye muri uyu mukino, kuko hari ibintu byari byarananiye guhitamo pe, simbabishya. Ariko igihe ntangire gukina no mukino, so ntangira nyine kubasha kwihitiramo amahitamo mazima. Sinde kurwanya abafite amahitamo yandi, kuko buri wese ni uburenganzira bwe ibyo ahitamo byose. Ikindi nta n'icyo bimbangamiye ku mahitamo y'abantu, ariko nari naramaze kubona ko sometimes hari ibyo uba ushaka guhitamo bizima, ushaka kureka ibi ngibi, ushaka gukora ibi ngibi, ushaka kuvuga iki, ushaka kugira uko uba, ariko ugasanga buri gihe urarwanywa n'icyo gice cy'ubwonko cyawe kitari strong kugira ngo kigufashe guhitamo ibyo ushaka. So uko ukina rero pickleball, nk'uko nabwiye ari gym y'ubwonko, ugenda utuma ubwonko bwawe bukomera, uko bukomera ukagufasha kugira icyo uhitamo. So kugira ngo rero ibi ngibi bibe nk'urugero, ntabwo ushobora kuba uri kumva ibintu ndi kuvuga ukumva wabipinze bya hatari, ariko biba bigaragara ko nyine mu mahitamo muri decision making ukora ushobora no kubipinga gutya kuko ndi kuvuga, ariko at least kuko ufite internet uri kundeba, ugahita ujya kuri internet ukavuga ati ariko reka ndebe uyu muntu ibi bintu avuga bya pickleball yirirwa avuga, turebe ibyo ari byo. Wowe ukandikamo pickleball muri Google, iraguha amakuru menshi kurusha uko nyine uhita uvuga ngo ibintu avuga ngo nta. Icya mbere ntuzi pickleball, ni ubwa mbere uyumvishe. Njye ndi hano nafashe nareinvestishije kugira ngo menye ibyiza bya pickleball, menye ndayivana aho yari iri nyizana mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo abantu bayikinire ubuntu bamenye. Ni ukuvuga ngo imiti iri muri pickleball yonyine nta mafaranga namwe, uko waba umeze kose, uko waba uri umukire kose, ushobora kugira ngo uyigure cyangwa uyinywe. Ni ukuvuga ngo pickleball hari ibintu bishobora kongera ku bwonko bwawe, nta muganga n'umwe ushobora kubyongera, nta n'umuti n'umwe. Hari nk'ibintu bita gray matter bigenda bishira uko tubaho, ibiduhumeka, ubugoryi ibyo twirirwamo, tuvuga abantu, tugira gute, uvuga mugenzi wawe, uteranya mugenzi wawe. So ibyo byose bigenda byangiza ubwonko bwawe, amatiku, amashyari, ibyo byose byangiza ubwonko cyane. So ubwo rero iyo ukinye pickleball nko mu byumweru nk'umunani, iyo gray matter yawe ni nk'ibinure by'ubwonko bigenda bigarukaho, ariko ukoresha pickleball, ariko nta wundi mukino n'umwe cyangwa se nta kindi kinini wanywa. So ku bantu bafite ibyo bibazo bya capacity ya decision making, kwibuka, pickleball ikora ku kintu bita memoire bya hatari.
iyo ukina pickleball kwibagirwa, hari abantu bagira utuntu two kwibagirwa buri kanya, tuvuga ukaba uri kuvuga inkuru nka burya ukaba wibagiwemo ikintu, ukaba nyine uradeviye. Ibyo ni ibibazo biba biri mu bwonko ya memoire, ariko do plus ugenda ukina pickleball ka memoire kawe kagenda gafunguka gake gake. Ntago bivuze ko bigiye gukemura ibibazo byose ufite cyangwa se abantu bafite, ariko at least ni nshyashya, kuko kugira ngo tube abandi bantu turi bo nuko tugomba kuadapta cyangwa kuzana izindi mpiruka nshyashya tutari dusanzwe mu buzima bwacu. Ngo imagine nimba hari ikibazo ufite, hari ikintu cyakunaniye kureka, impamvu nyine nuko ukiri wowe, kugira ngo ugire ibyo ukora rero ubashe ibyo bintu utabasha gukora, urabura ibindi bintu bishyashya cyangwa se n'izindi ngamba nshyashya ushobora gukora. So impamvu pickleball nyamukuru cyane ariyo nakubwira ngo aba ariyo ukora kurusha indi mikino, kurusha za tennis cyangwa za izindi racket sport, tennis, ping pong, badminton, squash and everything. Izo zose nazo zazigufasha, ariko izo zose ntabwo ari imikino iri all inclusivity, ntabwo ifasha abantu bose. Nubwo hari abifasha uyuje udafite ingufu, bitewe n'ukuntu iyo mikino inakomeye kuyiga, ugasanga urayize icyumweru, ibyumweru 2-3, wabona nta kigenda ukaba mubivuyemo. Ikindi irahenze, nta hantu wabona ibikoresho, ariko pickleball twebwe dufite resources zose, tugiye kuzana ibikoresho hano. Rimwe na rimwe tuzasagurire n'ayo masoko y'izo za tennis cyangwa za ping pong cyangwa ibindi bintu badafite aho babikorera hano, ariko pickleball bizashoboka. Yaba ari utudupira, yaba ari izi muze, zirahari n'abaterankunga bari kuza. So ubwo rero ndabarabuye, dore ndi umunyarwanda, ntabwo namenya ikintu kizima kimufasha urubyiruko, sirita urubyiruko cyane cyane urubyiruko, abantu kuva ku myaka 25 kugeza tuvuge mu myaka 40. Nimba nta kintu ubona uri gukora cyangwa nta papasi y'ubuzima ufite, nta handi hantu ugiye kuyishakira, tangira ukina pickleball. Nta ubwiye ngo pickleball igiye kuyigura, ariko nutangiye gukina pickleball uratangiye gusotoringa aho tutangiye gutekereza, ubwonko butangiye gukora. Aho niko ibintu bitangira. Buri kintu cyose nabonye mu buzima gitangira gake gake, kandi icyo ushaka ntabwo gitangirira mu byo ushaka. Wowe utangiye gukora ibintu bya ngombwa, ibintu ukagenda ubitekereza nyuma, ariko wagize aho utangirira. So guys, follow, come to play pickleball, searching aho iri hose, haba mu Rwanda. Ntabwo bivuze ngo uzaho twubatse ikibuga, no, tangira wishakishe, wandike muri Google pickleball in Rwanda. Ikindi ushaka nimero yanjye, wanditse kuri pickleball in Rwanda muri Google, ahantu hose ndahari, nimero zanjye zose ndahari. Ushaka amakuru nayaguha, aya makuru ntago acuruzwa rwose, n'ubuntu, ni ibintu byiza. So keep spreading the message, dukomeze tutange iyi message. Cyane cyane ndakoresha ikinyarwanda cyane kugira ngo abantu batumva ikinyarwanda, abantu bo mu byaro nabo ntitwabibagiwe nubwo turi i Kigali, ariko abantu bo hanze nabo, nimba uri umuntu ushaka gufasha urubyiruko, ushaka gufasha ishuri, abantu bo mu amashuri, uyu ni umukino ufasha abana mu mitekerereze cyangwa muri development y'ubwonko. Abarimu baranyumva cyangwa abantu bazi ibintu by'ubwonko. So muduhamagare tubafashe, iyaba indi tools twakoresha mu mashuri, kandi ni gishyashya. Sinzi ari abantu bapinga ndashaka nk'abantu upinga ikintu, ugapinga ikintu gishyashya utanazi, nta makuru na make uzi, ugapinga ikintu, ubwo urumva udafite ikibazo mu bwonko kweli? Njye sinshobora gupinga ikintu ntazi, ahubwo ngomba kukimenya, nkamenya ngo kirakora cyangwa ntawe ugikora, noneho nkagipinga nakimenye, mubone ko umuntu agomba kubaho. So cheers. Coach wa pickleball mu Rwanda Zakari. Ikindi turi gutanga n'uburyo abantu batangiye kubona certificate zo kwigisha, tukareka kuba abakoca twenyine, kuko igihugu cy'u Rwanda ni kinini. Dukeneye abandi bantu, dukeneye abantu badafite akazi. Please urubyiruko muze. Thank you.